ntugahore umwibutsa yuko utamubyaye. This is so crucial, if I can say. Like, ababyeyi dukunda kugera mu miryango umwana kuje mu maboko, umwana uramwakiriye. First of all, banza wumve ko nyine wamwakiriye. Umwana yaje mu biganza byawe, wamwakiriye. Kugira ngo ujye kumwakira ni responsibility wari wakiriye. First of all, zishobora gukomera cyangwa se ntizinakomere, zikoroha bitewe n'uko uri kubana. Aki ikintu cya mbere, ntukibutse umwana buri gihe utamubyaye. Azin uwo mwana arabyibuka yuko utari biological mother cyangwa biological father, arabyibuka. Mwibutsa ko si ngombwa ko uhora umwibutsa cya gikomere kimuri. Bishobora kuba ari igikomere muri we bitewe n'impamvu wenda yatumye aza mu muryango wawe. Hari abana ushobora gusanga wenda wamukuye mu muhanda n'urugero, wamukuye wenda mu muhanda, kandi ntabwo ari ibintu twatinya kuvugaho kubera ko muri society tugize amahirwe twabona abantu benshi bakora icyo gikorwa cy'ubutwari. But why ukwiye kumukorera icyo kintu cy'ubutwari ariko ukazajya uhora umunodinga mu mutwe? Ni nko guhora umuntu akudonda mu mutwe. Urabizi ko ntakubyaye, urabizi ko no. Ubwira umwana ngo n'ubundi nkabona witwara gutyo, na nyoko niko yari ameze, na so niko yari ameze. Like what? No. Hello family and friends, welcome back to my YouTube channel. Murakaza neza nanone muri community ya Rusaro their sister. Welcome, bahaye ikaze mwese, mwongere mwiyumvemo ikaze. Uyu munsi tugiye gukondana ababyeyi. Mwihangane, no offense, but ubushize twaganiriye ku makosa abana bakunda gukora mu gihe bagiye mu miryango, wenda kurererwa mu yindi miryango itarayo bavukamo, itaraho bavuka. Twaganiriye ku makosa bakunda gukora mo especially mu cyumweru cya mbere. Tuzareba n'ayandi agiye atandukanye dukunda gukora mo especially, but uyu munsi mureke na ruhande rw'ababyeyi narwo turuzeho. Abantu barera mu miryango bo bafite uruhare mu kuba usanga community cyangwa se society nta muntu ugishaka kuba mu muryango, cyangwa se nabo ubwo bavuga bati nta muntu ushobora kutugarukira mu miryango. Byanga byakunda aba hari ikintu cyabaye kugira ngo umuntu yiyumve gutyo cyangwa umuntu afate umwanzuro umeze gutyo. So mbahaye ikaze n'abategura ibintu bitandukanye. Umubyeyi adakwiriye gukora mu gihe arimo kurera umwana mu buryo runaka, mu buryo bw'ikinyabupfura. Ndabivuga mu buhe buryo? Umwana wenda badafitanye isano ry'amaraso, tuvuge wenda umwana atabyaye, kabivuge gutyo, so simple, umwana atabyaye, no offense. So mushaka kwibaza muti se gute umuntu mutoya gutya ashobora kutwigisha uburyo ushobora kurera umuntu cyangwa se ibintu tudakwiye gukora? But ikintu nakubwira ni kimwe, experience is the best teacher. Like, natwe nubwo tuba turi batoya ariko turareba, kandi harimo n'ibintu umuntu aba yaragiye acamo. Hari ibyo tuba twaragiye tubona, hari nk'ibyo tuba twarabonye no mu nshuti zacu, mu baturanyi, hehe muri society tubamo. So mbahaye ikaze. So ikintu cya mbere umubyeyi adakwiriye gukora mu gihe ari kurera umwana yageze mu muryango, umwana yaje mu muryango, ugiye gutangira kumuha ubufasha, ugiye kumurera, cyangwa se wenda ahangaha ho n'abatante n'abatonto nabo mufitanye isano ryo ku maraso nabo barazamo, kuko mu bantu baduha ubufasha nabo ni abantu dukunda cyane, ni abantu muduha ubufasha mu buryo buhoraho bwa buri munsi, namwe muri included. Hakaba harimo nabo dushobora kuba tudafitanye isano ry'amaraso ariko mu buryo runaka turi kurererwa mu miryango yanyu, muri kudufasha. We love you so much, mudukorera ibintu bikomeye. Burya umuntu uvuga uti uyu mwana ngiye kumwishyira ku mutwe, we love you, we respect you. Nimba warafashe iyo responsibility, wumve ko uri umuntu w'agaciro cyane, wumve ko uri umuntu Imana iguha umugisha, wumve ko uri umuntu w'umunyembaraga ukomeye. Gusa nanone ntago twareka kwigishanya kugira ngo utazagira amakosa ukora umwana ugasanga uramukomerekeje, cyangwa se
nawe ubwawe utangiye kumva ubangamiwe n'uburyo mubanye, cyangwa se buryo umwana iyo aje mu biganza byawe ni umugisha Imana ibigushyize mu biganza. Uwo mwana niwe uzakura akaba umugisha mu buryo udashobora kumva. Umwana iyo akubereye mwiza no mu bihe byawe by'ubusaza arakwibuka iyo umwana akubereye mwiza. So ngiye kukubwira ibintu uzirinda kumukorera kugira ngo no mu mikurire ye azakure mukundanye, koko mubane mu miryango mu rukundo. Murabizi ko ino community ya Rusaro Dear Sister ni community ishyira imbere urukundo nk'itegeko rya mbere ry'Imana. Urukundo ni urwa mbere. So let's get right into it. Ikintu cya mbere udakwiriye gukorera umwana mu gihe akikugera mu biganza, ikintu cya mbere, ntugahore umwibutsa yuko utamubyaye. This is so crucial if I can say. Like ababyeyi dukunda kugera mu miryango umwana kuje mu maboko, umwana uramwakiriye. First of all banza wumve ko nyine wamwakiriye. Umwana yaje mu biganza byawe wamwakiriye. Kugira ngo ujye kumwakira ni responsibility wari wakiriye. First of all zishobora gukomera cyangwa se ntizinakomere, zikoroha bitewe n'ukuntu muri kubana. Aki ikintu cya mbere, ntukibutse umwana buri gihe kutamubyaye. Azin uwo mwana arabyibuka yuko utari biological mother cyangwa biological father, arabyibuka. Why? Kuki ari ngombwa ko uhora umwibutsa yuko utamubyaye, cyangwa kuki ari ngombwa yuko uhora ubivuga mu bantu yuko uwo mwana atari uwawe? Why? Nk'urugero, hari nk'ukuntu umwana akora nk'ikosa ugahita usanga buri gihe uri kumucyurira yuko utamubyaye. Why? Cyangwa mu kumuhana ugaruramo amagambo mu gihe uri kumuganiriza wenda yakoze amakosa, mu gihe uri kumuganiriza uri kuzajya umubwira ngo urabizi ngo ubu iyo uri iwanyu ngo ntago wakabaye ukoze ibi bintu, ngiyo uri kuri mama wawe, ese ibi bintu wabyikora kuri mama wawe, ese ibi bintu wabyikora kuri papa wawe. Why? Uwo muntu just umva ko nyine akuri mu biganza, ni wowe mubyeyi afite, ni wowe umuntu w'umubyeyi we. Ntago ari ngombwa ko bihora bimugaruka mu matwi buri munsi yuko utamubyaye. Can you just let him be? Birashoboka ko ushobora kureka nyine agatuza akiyumva mu muryango. Binashoboka niyo idea ikaba nkeya muri we, like akagukunda nk'umubyeyi kurenza uko akubona nk'umuntu nyine uhora umwibutsa ko si ngombwa ko uhora umwibutsa cya gikomere kimurimo. Bishobora kuba ari igikomere muri we bitewe n'impamvu wenda yatumye aza mu muryango wawe. Hari abana ushobora gusanga wenda wamukuye mu muhanda, n'urugero wamukuye wenda ku muhanda, kandi ntago ari ibintu twatinya kuvugaho kubera ko muri society tugize amahirwe twabona abantu benshi bakora icyo gikorwa cy'ubutwari. But why ukwiye kumukorera icyo kintu cy'ubutwari ariko ukazajya uhora umunodinga mu mutwe? Ni nko guhora umuntu akudonda mu mutwe. Urabizi ko ntakubyaye, urabizi ko no. Nimba warakiriye responsibility mubyeyi, wikwirwa umwibutsa kutamubyaye. Arabyibuka, ntago yabyibagiwe, ariko ntago ari ngombwa ngo kuba nibuka ikintu ngo nawe ujye uhora ukimbwira buri munsi. Nk'umubyeyi murabizi, ushobora kuba ufite umwana wakunaniye, ariko wowe ushobora kumwikubitira, ariko hageze undi muntu umugukubitira, hey, intambara irarota. Ni nk'uko nguko biba bimeze ku mwana. Umwana warabyibuka mu mutima we, wenda biranamubabaza yuko wenda ushobora gusanga binamubabaza yuko atagize amahirwe yo kuba mu muryango w'ababyeyi be. We mureke we ku giti cyakomeza byibuke. Se ni ngombwa ko nawe uhora ubimwibutsa? No, biramukomeretsa, akura yumva ko n'ubundi kwa ya bond mwari kugirana nk'umubyeyi n'umwana itangira gushikamo ibice, kuko n'ubundi abakubona nka wa muntu nyine utaramubyaye buri munsi hahora haza n'icyo kintu. So mwirinde kuzajya muhora mwibutsa abana kutamubyaye. Yes, thank you. Ikindi kintu, abantu murera abana mu miryango, iki ngiki turakigarukaho. Mu gihe umwana kugeze mu biganza, mu gihe uri kurera umwana, simvuze ngo abana ntimufate ibi bintu nkaho like ntimubabanebwe mu ngo mubamo. Namwe nzabagarukaho ku kindi cyiciro, but ni iki gituma ushobora kwakira umwana mu muryango ugahita umuhindura nkaho ari umukozi mushyashya wabonye? No, ntago bikwiye.
no, don't do that. Niba ushaka ko umwana azakurira mu biganza byawe akagukunda akakubona nk'umubyeyi mukabana neza mu rukundo, community ya Rusaro their sister ishyigikira urukundo mbere y'ibindi bintu byose. Muri society dukwiriye kubaho mu rukundo nubwo mu minsi y'imperuka rwakonje, but again and again urukundo ntabwo dukwiye gushira mu bantu. Like we can do everything, we can at least try. Like kuki ufata umwana ukamugira nk'aho ari we mukozi mushyashya? Ibintu byose tuvuge niba nta mukozi mufite mu rugo cyangwa se ni mu muryango wenda mutanasanzwe ntimunafite wenda ubushobozi bwo kuba mwabona umukozi, ufite abandi bana, niki gikwiriye gutuma abana bawe bahita bamera nk'aho bagize ubumuga ntazi ubwaribwo? Kuki bikwiriye guhita bituma abana bawe bumva ko nta kindi kintu bakwiye kuzongera gukora just babonye umukozi? Abana bawe ntibakiva mu buriri, ntibakibyuka. Umwana uri kurera mu rugo abyuka mu gicuku cya kare, ajya gukura ibijumba abana bawe bakiryamye, akaza agakubura mu rugo abana bakiryamye, abawe bakiryamye, akaza nimba mufite inka akazikukira bakiryamye. Mu mujyi umwana wawe niwe ubyukira mu gikoni, niwe ubyuka koropa, niwe ubyuka ibintu byose. Umwana niki gikwiye gutuma umuhindura? Irinde kumuhindura nk'aho ari umukozi wo mu rugo, just mufate nk'umwana, umuha amahirwe yo kubona rwa rukundo atabonye mu muryango we. Wimufata nk'aho, does it make sense in how? Wimufata nk'aho ari umukozi mushya mwangaje. No, yaje ngo umuhe uburere umurere. Sindi kubwira abana ngo mubabanebwe, namwe I will come back to you very soon, but babyeyi mureke kuvunisha abana. No, reka uwo mwana waje mu muryango nawe amere nk'abandi bana. Nimba abana bagiye kuvoma bose nibajyane, nimba wenda umwe arimo arakubura undi na teke, undi nakora iki ngiki, ako byifatwa nk'aho mwabonye umukozi mushyashya ngo imirimo yose muyimurunde ku mutwe. No, azakuzinukwa pe, nta mugisha uzamubona mu uwo mwana. You get it? Thank you. So ikindi kintu udakwiriye gukora, ntabwo ukwiriye kumubwira amagambo amukomeretsa. Nukuri abantu mana we, umuntu akubwira ijambo, umuntu akubwira ijambo mu bwana ukazarinda ukura, muri wowe wumva wagira ngo ni nk'inyundi ibamo ihora ikwibutsa iryo jambo. Wikomeza kubwira umwana ko nta kintu ashoboye, nta kintu azageraho, warutwe we, warukiwe, warugize rute we. Why? Uramutuka ukanamubwira amagambo amukomeretsa. Tuvuga umwana akoze ikosa, urugero umwana agakora ikosa, tuvuga umwana wenda abana bageze mu myaka 18 mu bugimbi, mu busore, even our age, wenda tuvuge yagiye yatinze gutaha kandi ntago nturanamenya n'ikintu, nturi no kumwumva, ntiwari wanamenya n'ikintu cyatumye atinda gutaha, ugahita utangira n'ubundi se iwanyu bari kuzagushobora gute? What? Uri ikirara bigeza? Why? Ashobora kuba yagize impamvu yatumye atinda gutaha. Sindi kuvuga ko hatariho abana bananirana, abana barananira, abana ntibakaburabuza koko. Ndabyemera ko abana bashobora umwana ashobora kukubera ikibazo, ako se nk'umubyeyi ubundi inyungu iri mu kubwira umwana ijambo kimeze gutyo ni iyi? Like uramuhannye ukoze iki? Ubwira umwana ngo n'ubundi nkabona witwara gutyo na nyoko niko yarameze, na so niko yarameze. Like what? No, ntago bikwiye. Sinzi uburyo nshobora kubyemphasizing aho kugira ngo mwumve ukuntu ibyo bintu bidakwiye. No, don't do that. Don't. Just like umwana yakoze ikosa, ariko se is it so important yuko umuhanisha amagambo akakaye nk'ayo ngayo? N'ubundi iwanyu ntimugira gutya na gutya, n'ubundi nyoko yaragutaye, n'ubundi so yabyaye, n'ubundi uri iki? Bya jambo ntashobora gutinyuka kuvuga. Kuba umwana yaravutse mu buryo runaka ntabwo biguha uburenganzira bwo guhita umwita iki. Abanyarwanda iryo jambo bararizi, but no. Why? Ni ngombwa ngo uhore ucyurira umwana umubwe
just don't do that, okay? Don't. Ikindi kintu babyeyi, muha abana akanya ko kubanza kwibona muri situation yo mu rugo rwanyu. Like umwana niba utangiye kumurera yaje mu muryango, tuvuge nk'umwana ashobora kuba yarasanzwe muri situation yari afite uburyo, murabizi ko ibiremwa muntu turi abantu tugira habit, tugira ibintu tuba twaragize akamenyero. Nimba umwana yaje mu muryango, ntumuha akanya ko kwitekerezaho, just mu kanya nk'ako guhumbya ugahita wumva yuko like ahise ahinduka marayika. No, umwana ntabwo ahise ahinduka marayika mu kanya nk'ako guhumbya. Just muha akanya abanze nawe wihita wumva ko agomba guhita agendera mu mategeko yawe ngo yamupushe uhita ubimuseseka mu bwonko. Ntabwo ndi kuvuga ngo abana bagumuke, no, sindi no kubabwira ngo mugumuke mwigire ibyihebe, no. Ariko ababyeyi, twara umwana gake, muhe akanya ko kubanza kudigesting ibintu agezemo. Tuvuge ukuye umwana, no offense, like ukuye wenda umwana mu muhanda, yaramenyereye ko nta muntu umubwira ngo taha mu rugo, ngo taha zino saha, taha. Umugejeje mu rugo, wenda bitangiye kumuchallenging, bitangiye kumugora. Uwo ni umuntu wihita wumva yuko agomba guhita aba angel. No, n'umuntu mureke nyine mutware gake gake. Simvuga ngo umwihorere mu makosa yose, kuko hari igihe wenda biba byaragiye haba hari ibintu yamenyereye kubera ko atabonye umuntu bimubwire, ariko mutware gake gake. Wihita wumva yuko ugomba kumufata ukamuseseka ibintu mu mutwe, ukamukubita, ugaharasinga kugira ngo abyumve. No, ntago umuntu ntago ari switch yitara uswitchinga on and off. Muhakanya pe, mutware gake nyine, sinzi uburyo nabivugamo cyane, ariko mutware mu buryo gake gake, gahoro gahoro, yumve situation iri muri urwo rugo. Wihita utangira kumukubita. Umwana aje mu rugo rwawe, uhise umuragiza inkoni nk'igisimba, nk'ihene. Utangira urahondagura. Ntumuganirije ngo wumve ikintu kibimutera, ntumuha. Uyu munsi muri iki kiganiro, amakosa y'abana twabaye nk'abafunga ku maso, turi kureba uruhande rw'ababyeyi. Ababyeyi bimeze gute? Just reka umwana umuganirize basi, wumve se bimeze gute, ni iki kiri kugutera ibi bintu, ese wari umenyereye kubaho gute, ese bimeze gute na gute. Just reka umwana abanze yiyumvemo umuryango arimo kubamo, abanze yiyumvemo ibintu biri kumubaho, shanjoma ziri kubamo. Just mutware gake gake. Uyu munsi navuze ngo abana amakosa bakorana bayinsa nk'ukinze ku maso. Nawe we come back for you kids. Nzabagarukaho twinegure sasa. But now, for you parents, I'm here for you. Wana bitu mufata. I hope you understand. Ikindi kintu, this I will emphasize it, that we taking a personal. Like, ababyeyi, irinde guhora urega uwo mwana mu bandi bantu. Like, niyihe mama uri umubyeyi wamufasheho responsibility. Okay, ku bantu tuvuge uri tante uwo mwana. Mama uramuzi, umuryango urawuzi, akoze amakosa. Birakwiye yuko buri kosa ryose akoze uhamagara. Buri kosa umwana wenda akubera mu rugo, ariko ababyeyi burabazi, umuryango urawuzi. Ni ngombwa ko buri kantu kose akoze umurega, uhamagara. Noneho byagenze gutya na gutya. Uri kujuye iyiherero ubwo nk'umubyeyi. Ni iyiherero uri kujuye. Nimba udashobora kwicaza umwana ngo umubwire uti rero wakoze amakosa ABCD, like, irinde guhora urega umuntu nkaho simbizi ukuntu nabivuga. Irinde guhora umurega buri kantu kose. Kereka aho ni ku bantu wenda uzi umuryango we, kereka aho ubona ko umwana yarengereye.
yakabije ukeneye ubundi butabazi ku ruhande. Ariko se ni ngombwa ngo buri kantu kose umwana yamennye itasi, abo nabari mu mujyi, umwana yamennye itasi, hahiye ugahita uhamagara mu rugo. Umwana wamukuye wenda mu cyaro ntagaze ukuntu ibintu byo mu mujyi wenda babikoresha, araje acometse ikintu kiraturitse, ugahita uhamagara, umwana wanyu noneho terere. Why? Like why? None se nk'umuntu wamufasheho responsibility, what are you doing? Umwana yatinze gutaha, ibi byo bikunda kubaho cyane. Abikoze inshuro imwe, uhise uhamagara, uciye ibikuba nkaho umwana yabaye ikirara yananiranye. Like ababyeyi numva byakabaye byiza, on my own opinion, byakabaye byiza yuko uvuga amakosa y'umwana mu gihe ubona yuko wowe byarenze ubushobozi bwawe ntukibashije kuyahanduringa. Tuvuge noneho ku bandi bantu, uri kurera umwana utazi umuryango we, wenda habayeho impamvu wamukuye muri orphelinat, za mpamvu zose zituma umwana ushobora kumurera ariko mu buryo ushobora kuba utazi umuryango we. Like why is it so important yuko ubwira umusozi wose amakosa y'uwo mwana? Niba waramufasheho responsibility, why can't you pray your role? Kuki udashobora gukora role yawe nk'umubyeyi? Navuze ngo amakosa ya ndabizi ko abana, Yesu we, abana amakosa yacu Yesu Kristo Chineke but now ntanubwo n'abana ntabwo ndi kwa ko ari bo bafite amakosa menshi cyane, but nabo ndabizi ko bagira amakosa. Ariko no munsi reka turebe ku ruhare rw'ababyeyi. Like why is it so important yuko buri kantu kose umwana akoze ugomba kujya uri tante we, buri kantu kose urahamagara iwabo, uri mukuru buri munsi uramuteza mama wanyu, uri mu bantu aho mwicaye nta kindi kintu uri kuvuga ku mafuti y'uwo mwana, buri kanya uhora umugosipinga. Like why? Mu bashyitsi baraza, uyu mwana yarananiye, why? Uwo ni umuntu nyine, like ni umwe mu bana ufiteho uburenganzira ubu ngubu, wemerewe kumuhana, wemerewe kumugira inama, ari mu bantu ufite muri responsibility, unless sindi kuvuga yuko udashobora kwiyambaza abandi bantu bashobora kugufasha kumugira inama, kumuhana, kugira gute mu gihe biri ngombwa, mu gihe bishoboka. Ntabwo ndi kuvuga yuko bidashobora kubaho, nta nubwo ndi kuvuga ko ari icyaha, kuko n'Imana yazuvuga ngo no muri Bibiliya handitseho yuko nimba umuntu agukoreye icyaha umusanga ukamubwira, ikindi gihe yakongera wabona naniranye ukitabaza undi muntu. Muri Bibiliya nabyo birimo, nta cyaha kirimo kuba wabwira. Ariko se umureze mu kihe gihe, ubivuze mu kihe gihe? Ni ngombwa umwana akoze ikosa rimwe uhise ikintu cya mbere, impamvu mvuga ngo ntimukihutire kuvuga amakosa y'abana ni iyi ngiyi. Uwo mwana uri kumurera, sibyo? Cya mbere muri we ashobora kuba yakoze ikosa mu buryo bumugwiririye, twese turabana dukora amakosa. Mu gihe yakoze iryo kosa ugahita umutaranga mu bantu bose, wowe nimuniyuga ukamubabarira, wenda uzamubabarira nk'umubyeyi mubana buri munsi kubw'urukundo ruri muri wowe, wenda uzamubabarira. Ako mu bandi bantu bazahora bumva ko yakunaniye. Uwo mwana iyo image wamutanzeho ntabwo izigera iva muri abo bantu, ntabwo izigera. Buri igihe cyose bazajya bahora babona yuko uwo mwana ari umwana udashobotse. Kuki se ushobora gufata umwana ukuri mu biganza ukamwicira image mu bandi bantu, ukamwangiza neza burundu? Muha amahirwe, nawe ni umuntu, nawe akora amakosa. Ikindi nawe ubwe muri we biramubabaza, nimba yakoze ikintu mu buryo nawe ubwo atari yateguye, bigahita bikwira mu bandi bantu bose, azajya agendana ipfunwe, azajya agendana kwishinja mu mutima, azajya agenda yumva afite urwikekwe mu bantu, azi ko abantu bose bamubona nabi, bamubona nk'ikirara, bamubona. Ibyo bintu bijya bituma n'abana banagumuka, akavuga ati okay, n'ubundi uko byagenda kose n'ubundi ari bubivuge, n'ubundi niyo byagenda gute, uko nakwitwara kose n'ubundi abantu banzi nabi, n'ubundi uko nabigenza kose n'ubundi bazi yuko, n'ubundi baramenyereye bazi yuko ari gutya bimeze. No,
don't stop it. Ikindi kintu ababyeyi murera abana mukwiye kwitoza, like kuki muheza abana, like nimba umwana yaraje mu muryango ukemera kumurera, si ngombwa kumuheza mu bintu byose ngazajya abona ari excluded. Uzi ko abana barererwa mu miryango usanga umwana baramugize nkaho mu nzu ntimurara mu nzu imwe, arara mu gikoni hirya, mu biryo muteka ibiryo akarya, muteka umuceri akarya. Sibikintu ibiryo byo mu Rwanda rero ni byiza, sinzi n'ukuntu wana, like muri buri kintu cyose muramuheza. Hari imiryango imwe n'imwe iyo batetse akaboga umubyeyi ari uza kukiyarurira kugira ngo wa mwana ataza kurya, like why? Just reka uwo mwana be mu muryango, mureke. Utwo ni utuntu twibanze mvuze, ariko hari ibindi bintu bifatika. Mujya mu birori by'umuryango umwana ntabarimo, mujya mu bintu byose, mujya gusura abandi bantu bo mu miryango yanyu. Tuvuge niba ari n'umwana udasanzwe mu muryango mumuzi, ni umwana wenda mudafitanye isano ry'amaraso, mushobora no kuba mutazi n'umuryango we mutagize, ariko mu gihe mwamwemeye akaza mu muryango wanyu, uwo mwana niki gikwiye gutuma muhora mumuheza. Ni umwana wanyu, nimba mwaramufasheho inshingano nimumurekaze mu muryango nyine. Mu byo kurya mwimuheza, mu bintu byose mwimuheza, mumugire nkaho mumugirizo. No, nimba mugiye mu kirori cy'umuryango, hashobora kubaho impamvu wenda mukabona ni uri busigare ku rugo, wenda mufite abana batoya, wenda ni uri busigarana abana, ni uri ibyo ngibyo is fine. But usanze nko mu migi ugasanga niwe wahindutse umuntu buri gihe cyose niwe usigara mu rugo, niwe uri mu gishangiye uri kugira gute. Mwe mwiteguye mugiye kujya gusura abantu bo mu miryango yanyu, mwe mwamujyanye kurinda umuceri. Hey, mwamujyanye mu gishanga kurinda umuceri, mwebwe mwoze neza, mumeze neza mwamwe excludinze nyine, mwamugize nk'atari umuntu wa mu bandi. No, umwana ni mumureke nawe mu muryango, ahumeke, yumva urukundo rwo mu muryango. Bizatuma umwana akura yumva nyine ari mu muryango, umuryango awukunze, abakunda namwe ubwanyu abiyumvamo, akure yumva muri abantu b'agaciro, ashimira, abari mu mwenda, abari mu ideni ryo kuzabitura. Ariko umwana nimba buri kintu cyose aba ari uri inyuma y'ibintu byose. Mu ishuri ninde utagira pocket money? Niwe arija de poche, muhereza abandi bantu bose arija de poche, we nta na 500 nta n'igihumbi. Like why? Nimba mwari buha abana 5,000, umwe yatwaye 2,500 undi agatwara 2,500, ko nta kintu bitwaye. Kuki mukwiye kumugira nkaho nyina ari we mwana utandukanye n'abandi bana cyane? Mureke umwana yiyumve mu muryango, ariko mureke umwana nawe umwana nyine. Like nimba ari imirimo yo mu rugo muyikorane, let them share. Nimba afite abandi bana babanaho mu rugo, mwimwe excludinga mu bintu byose, ni uburi inyuma mu bintu byose, mwiterambere ry'umuryango ni utibonamo, muri buri kintu cyose abari inyuma. Mu kujya kugurira abandi bantu, ubwo ndi kuvuga utuntu turi aho ngaho turi simple, ariko twumvikanisha uburyo abana baba twangiza mu mutima, tukumvisha ukuntu abana baba excluded. Mujya kugurira abandi bantu, iyo abana bawe bashajishije imyenda barayimuhereza, noneho bo ubagurira imishyashya, bo bagakuramo imyenda bakaba ari yo bamuha ngo yambare. Uwo mwana muri like why? We nta mwenda mushyashya koko akwiye, wamuguriye akenda. Nimba wagurishije igitebo cy'ibijumba, wamuguriye ukaba ufite 3, ko wamwakiriye mu nshingano zawe. Waguza agapira kamwe k'igihumbi ku wawe, nawe ukamugurira kandi k'igihumbi, bakaza guhurira ku isahani y'ibijumba. Mu mujyi ufashe umwana wawe umujyanye gushopingisha 200,000, undi nta ni 10,000 nikoze. Ibyo bintu ubwo murumva uwo mwana azakura muri we yiyumva gute? No, ntago bikwiriye. So mureke twubake umuryango umeze neza, mureke tube muri famille twumva twishimye, mureke turerwe mu miryango twumva ko ari umuryango. Rekurera umwana nakura azajya gutekereza avuga ati wow, nabonye umuryango pe, nabaye mu rugo bamfashe neza, nabaye mu rugo. Azajya agaruka mu rugo yumva nyine aje mu rugo, azajya gupresenta mu bandi bantu, atwara image yawe nziza mu bandi bantu, yishime, akwishimire, tubane mu rukundo. So I love you guys, keep
sharing, liking, subscribing on my YouTube channel Rusaro Their Sister. I love you so much. Muri comment buri muntu wese yandikemo ikintu atekereza ko ntavuze. Buri wese your experience ndayikeneye. Buri wese yandike muri comment nze kubabona muri benshi. Thank you. I love you.